Centro de Confinamiento del Terrorismo. Nkaba ndakivuze. Ni interuro yo mu rurimi rw'Icyesipanyolo tugerageje kuyishyira mu Kinyarwanda iravuga ngo centre y'imfungwa z'ibikorwa by'iterabwoba, mu mpine bakayita Secote. Ni gereza ingana n'ibibuga 7 by'umupira w'amaguru, ikaba yakira imfungwa zigera ku 40,000. Ikaze ku ishuri Place, ndagusuhuje. Niba ari ubwa mbere uhageze, subscribe, like na share ntubyibagirwe. Byagutangaza cyane ukuntu abantu 40,000 bakwirwa ahantu nk'aha, ukibaza niba bababika mu tubati. Gusa reka dutemberane muri iyo gereza turebe uko biba bimeze. Mu gihe gito gishoboka, Bwana Nayib Bukele, perezida wa Repubulika ya El Salvador, yakijije ibyago n'amakuba igihugu cye, akirinda amabandi n'abagizi ba nabi bose abarunda muri gereza. Igihugu cyari giteye ubwoba ku isi gihinduka igihugu gitekanye. Tariki ya 26 Werurwe umwaka w'2022, El Salvador yahuye n'ingorane zikomeye cyane. Mu mateka y'icyo gihugu kuri iyo tariki yonyine abantu 62 bapfuye bahitanwe n'amabandi yitwaje intwaro. Nyuma y'icyo gikorwa, Bukele yatanze itegeko ryo kubaka iyo gereza ya Secote. Ujyanwa muri iyi gereza ntabakitwa umuntu, ni ikihebe. Mu mwaka wa 2024 iyi gereza yari imaze umwaka ikora kandi icumbikiye ibyihebe bigera ku 13,000. Mbere yo kwinjira muri iyi gereza, reka duhere hanze yayo. Ushaka kwinjira muri iyi gereza abanza kunyura kuri bariyeri 7. Ni bariyeri zihera mu kilometero kimwe uvuye kuri gereza ubwayo. Izo zose ugomba kuzinyuraho uwo waba uri we wese. Kuri izi bariyeri urasakwa cyane kugeza n'ubwo ukuramo imyenda yose wambaye bakareba ko nta kintu waba witwaje. Imodoka nayo barayisaka bikomeye cyane, ukabona ukajya kuri bariyeri ikurikiyeho. Izi bariyeri uko ari 7 zituma nta kintu na kimwe cy'ubwangizi kinjira muri gereza, byaba ibiyobyabwenge, telefone cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose kitemewe n'amategeko. Kugira ngo ugere kuri gereza, barabanza bakagusaka bakagusikana, ukayungururwa koko ukabona ukagera ku muryango wa gereza nyirizina. Nubwo bwose uba ugeze ku muryango wa gereza, ariko ntupfa kwinjiramo uko wiboneye. Biba bimeze nanone nko kwinjira mu kibuga cy'indege, uretse ko kuri iyi gereza ho biba bikomeye kurushaho. Ibyo ufite byose ubisuka mu kintu runaka, bikajyanwa mu cyumba cyihariye, bakabisaka neza bitonze. Ubwo nawe ukanyura mu muryango usaka ibyuma. Igihe rero basanze nta ntwari iyo ari yo yose witwaje, ubasha gukomeza. Uyu nawo ni umuryango wihariye ku banyamakuru. Ikindi wamenya ni uko muri iyi gereza nta bintu byo gusurana bibaho. Yewe kabone nubwo waba uri umunyamategeko uburanira imfungwa, ntibyemewe kwinjira muri iyi gereza. Abavoka iyo bakeneye kubonana n'abo bunganira mu mategeko bafungiye ahangaha, umunyururu bamujyana mu cyumba cyihariye akavugana n'umwavoka we mu buryo bwa video call. Uburyo bwo guhamagarana nabwo bugenewe umwavoka gusa, naho abo mu muryango cyangwa inshuti nta bundi buryo bafite. Ubwo umuntu wabo iyo bamufungiye muri Secote bongera kuzamubona afunguwe. Kwinjira muri iyi gereza uba usezeye ku bintu byose byo hanze ya gereza. Muri gereza ya Secote, uretse ibyombo byihariye bikoreshwa n'abacungagereza, irindi tumanaho ryose ntirishoboka. Nta network ya telefoni harangwa, nta internet, nta. Kwinjira muri iyi gereza rwose ni ugusezera ku isi kandi ukiriho. Urugendo rwo kwinjira muri iyi gereza twavuze hejuru ni urw'umunyamakuru gusa. Noneho reka turebe uko binjizamo imfungwa. Umunyururu bamwinjizamo yambaye ubusa, akanyuzwa mu cyuma gisaka gikoresheje X-ray. Ni icyuma kigaragaza n'ibice by'umubiri by'imbere mu mubiri ubwawo. N'ikintu kiri mu gifu cye ubwacyo barakibona bakamenya icyo ari cyo. Imfungwa imaze kugenzurwa buri kantu kose, bayihereza umwenda, ishuka na esume, bakamwinjiza muri ubwo buryo. Amaguru n'amaboko byose bifunze, kandi bakamutwara ku buryo adashobora kugenda akebaguzwa areba hirya no hino. Agomba kugenda areba hasi gusa. Akenshi abacungagereza batwara imfungwa nta ntwaro y'umuriro baba bitwaje. Gusa ariko ntibivuze ko binjiramo uko biboneye nta bwirinzi bafite. 2 bo hejuru baba bazifite kandi babacungira hafi. Ibyumba by'iyi gereza bitandukanye n'ibyumba by'andi magereza yose hirya no hino mu isi. Ni icyumba kinini gifungirwamo abantu 100. Toilette na douche bifite imiryango ifungwa nta bihari.
ibitanda nuko bigerekeranye nka tiriware, nta matera nta musego, ugomba kuryama hejuru y'ibyuma. Niba ubishaka yashuka na esuwime ushobora kubyisegura, ibyo birakureba. Toilette ni imwe nayo idafite inkuta, ugiye kwiherera ari imfungwa ngenzi ze ari n'abacungagereza bose baba bamubona, nabo bajyayo bakaba babona. Dushe nayo ni ikidendezi cy'amazi bajyamo bakisukura bakavamo bakeye. Muri El Salvador bagira igihano cy'urupfu, gusa kigenewe abahamwe n'ibyaha by'intambara. Izi mfungwa z'iterabwoba zo igihano cy'urupfu ntikizireba, cyakoze nanone bahabwa ibihano bikakaye kureza uko banyongwa bikagira inzira. Abenshi mu banyururu bo muri iyi gereza bakatirwa igifungo cy'imyaka ibarirwa mu bihumbi, gusa ariko harimo bamwe bagiye bakatirwa igifungo cy'imyaka 20 gutyo. Abo nabo ni bake cyane, bashobora kuba bangana na 1%. Gusa kuva iyi gereza ishinzwe kugeza ubu nta muntu n'umwe wayinjiyemo wari wayisohokamo. Muri iyi gereza hari amatara y'urumuri rwinshi cyane atagezima, ahora yaka buri munsi. Muri gereza hahora ari ku manywa, nta mwijima uharangwa. Abanyururu bafite ibitanda byo hejuru cyane baba bipfutse amayesuwime yabo mu maso ngo urumuri rutabamena amaso. Uru rumuri ubwarwo ni iyicarubozo rihambaye. Abantu bafungiye aha ni abarakare cyane bitarabaho, bahorana uburakari budashira, ntibajya bamenya amasaha, ntibaba bazi niba ari ku manywa cyangwa ari nijoro. Ntabwo baba bazi ngo bamaze igihe kingana iki muri gereza, basigaje ikingana iki ngo barekurwe. Ibyo bikabongerera kumererwa nabi no kugira umujinya mwinshi. Buri cyumba kigira idirishya rinini rireba muri koridoro rusange aho abacungagereza baba bahagaze, ari nako banareba muri buri cyumba. Igisenge cy'igereza giteye ku buryo hejuru ya buri cyumba haba hari umucungagereza kandi ubasha kureba imbere mu cyumba. Iyo usohotse muri iyi nyubako, imbuga yayo yamenwemo umucanga ku buryo umuntu atambuka bitanga urusaku rwa hashahash, ku buryo n'uri muri metero 50 arwumva. Uko wagenda unyunyumba kose kandi wigengesereye, iryo jwi ntiryabura kumvikana. Iyo nyubako izengurutswe n'inzitiro 3 zikomeye cyane zubakishije ibyuma na beto. Urukuta rwa nyuma rufite uburebure bwa metero 9, kandi hejuru yarwo hari ibizingo bya senyenge bipima metero 2 bihora bitemberamo umuriro w'amashanyarazi. Gutoroka iyi gereza biri mu bintu bike bidashoboka munsi y'ijuru, kabone n'ubwo umucungagereza ubwe yashaka gutorokesha imfungwa ntiyabishobora. Buri munsi bahinduranya abanyururu 10 bagasimburana gufata akaruhuko. Babambika amapingu bakabasohora bakabajyana muri koridoro hari urumuri rusanzwe bakaruhukaho. Iminota 30 imaze gushira, 10 basubizwa mu cyumba bagasohora abandi 10 gutyo gutyo. Abacungagereza bose amasura yabo abahisha atya, nta n'umwe isura ye igomba kubigaragara kubera umutekano wabo no mu miryango yabo. Kubera ko amasura yabo aramutse amenyekanye, cyane cyane abanyamakuru baba bagiye gufata amashusho muri iriya gereza, aba bacungagereza n'imiryango yabo baba bari mu kaga gakomeye cyane. Kandi mbere y'uko Nayib Bukele aza ku butegetsi, aya mabandi yari afite ingufu zikomeye cyane kandi yari yarahahamuye abaturage. 99% by'abo bacungagereza baba bakomoka muri abo baturage, bazi neza aya mabandi ayariyo. Igihe cyose umunyururu ashaka gusohoka mu cyumba, babanza kumwambika amapingu ku maboko, yamara gusohoka bakamwambika andi mapingu ku maguru, bakazana umunyururu bagahuza amaboko n'amaguru. Hari nubwo bazirikanya abanyururu barenze umwe bakabona kubajyana iyo babajyana. Leta ya El Salvador ivuga ko uramutse ushaka kumenya amabandi neza yariyo, ugomba kumenya ko nk'urugero aba bantu 20 bari muri siporo byibuze baba barisha abantu bagera kuri 200. Ntabwo ari abanyabyaha basanzwe. Muri koridoro kugira ngo babashe gukora siporo, babambura amapingu y'amaboko n'ay'amaguru bagakora siporo batuje, ariko baba bazengurutswe n'abacungagereza kandi no hejuru yabo haba hari abandi bafite intwaro z'umuriro. Aya mabandi abaturuka mu matsinda atandukanye. Itsinda rikomeye cyane ni irizwi ku izina rya Mara Salvatrucha, rimenyerewe nka MS-13. Uyu nguyu yaribayemo. Amabandi acuruza ibiyobyabwenge akenshi na kenshi amatsinda yabo abazirana cyane. Niyo bageze muri iyi gereza bakomeza ubukeba bwabo bakarebana ingwe, cyane cyane iyo bafungiye mu cyumba kimwe. Nta n'umwe uba wanakibuka ngo arebe mugenzi we.
ntabwo aba atinya umwanzi we, ahubwo aba atinya umucungagereza uri iruhande rwa bombi. Iyo abanyamakuru basuye iyi gereza bararekana cyane bati rwose hano ntabwo bubahiriza uburenganzira bwa muntu, bati kuki abanyururu bafatwa nabi kuri ubu rwego. Abayobozi ba gereza nabo bati nimuze tubereke dosiye zabo, noneho mutubwire mu by'ukuri mubaye ari mwe mubahana icyo mwabakorera. Gufata ku ngufu, kwica, gukorera abandi iyicarubozo, ubujura, ubucuruzi bw'abantu, ibiyobyabwenge n'ibindi byaha byinshi bitandukanye. Akenshi abanyamakuru nyuma yo gusoma ayo madosiye baremera bakavuga bati koko ibyo mubakorera aha birakwiye bitewe n'ibyaha bakoze. Abaturage basanzwe nabo ibikorerwa izi mfungwa ntacyo biba bibabwiye, kuko mbere y'uko aya mabanda akanirwa uyakwiye yari yarayogosha abaturage, nabo rero baba barimo bavuga bati reka mwumve. Abaturage bahora bashimira Perezida Bukele kubera ko byibuze bamaze imyaka ingahe bahumeka. Iyo hageze imfungwa iteza imvururu n'akavuyo muri gereza ijyanwa gufungirwa mu kwato, ni mu cyumba kimeze nk'icya sinema kijimye gifite urumuri rumeze uko, toilette niyo na dushe yayo, akaba yamaramo iminsi ingahe cyangwa se n'ibyumweru bitewe n'amakosa yakoze. Iyo bafunze umuryango nta rumuri na rukeya rushobora kuhaboneka. Babagaburira 3 ku munsi, aya niyo mafunguro yabo: umugati, ibishyimbo n'amavuta y'inka sharira. Mu gitondo, ku manywa na nijoro, ayo niyo mafunguro yabo. Rimwe mu minsi 15 bahabwa umuceri cyangwa amakaroni. Nta nyama, yaba iy'inkoko, ifi cyangwa inyama zitukura, reka da. Ibiryo bishyirwa mu plastique bagakurura bagashyira imbere y'ibyumba. Imfungwa zikanyuza amaboko yazo muri grillage zigafata ibyo kurya byazo. Iyo bamaze kurya bafata amasahani bakayogereza muri cya kidendezi cy'amazi bakayashyira imbere y'icyumba bafungiwemo. Abakozi ba gereza bakaza kuyatwara. Nta kiyiko, nta furusheti, nta kanya, nako ikanya niyo furusheti, baresha intoki. Ibyinshi bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo nko muri Brazil, usuye gereza zaho usanga amabandi nk'aya afungwa nk'abatware, ndetse n'abacungagereza bakaba bafite ukuntu bayatinya. Ariko El Salvador ho si uko bimeze, amabandi afungwa nk'abacakara. Leta ihora ibwira abaturage ko gereza ya Sekote yubakiwe abantu bagera ku bihumbi 40, kandi kugeza ubu icumbikiwe abagera ku bihumbi 13 gusa, bityo ko uzahirahira agafatirwa mu bikorwa by'amabandi umwanya uteguye neza muri gereza ya Sekote. Iyi video twakoze kuri gereza ya Guantanamo nayo yakuryohera. Ndagushimiye, wakoze cyane kubana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video. Gusa ntiwibagirwe gukora subscribe, like, gukanda ku kazogera ndetse no gusangiza abandi iyi video. Adios por ahora.